Han JP. Yo G. Be quiet. Fresh. Yeah. Myinshi bro. Kabisa. Ewana. Ikaritsiye yanyu iraryoshye. Turi kwiteza imbere man. Twavuye Kigali. Ibiceri muri kubivana hewana. Turi kubikora Kigali nyine. Keji no muri guhingira sinese ko mutandabura nanjye murabona ibyaro bitamereye nawe. Ibiyede se kigeze ku bihumbi 10. Muyede keji nico. Kutandabura waruno. Akaza gacumi wese ubuna ahita nkuramo iki we. Siko mu kwezi kumwe n'abanguze ikibanza waruno. Hano nyine watunubaka man njye no kurongo. Warubizi kasha. Cyahatari. Yaje dore ngiye byarananiye mwana wenda wowe hari bikunze ntari bigo nanjye nzagenda ngerageza. Nahuye n'icyaha. Kegis Cyahatari ndashaka kukiza nino none. Cyadanje. Bite ngura ikibanza ndangije iwana. Hayo. Wadani. Chenura. Washaje shabuze. Wanoze neza. Gisazi yaho. Ko wanoze. Ukanda ku mabuze se shawo. Yose. Umeze bite? Cara. None se Dani. Fresh. Sha fresh. Ariko nawe ndabona washize bushori kuzira iki mwana. Niwe muntu maze kuba umuhungu muri no karitsiye. Kanagire nawe. Nagire byagire katatata. Nukurirwa yikorera ibishingwa bya. Ahubwo hoze mwebwe mwarayereye. Urabona iyi sambu kari yo merutse gusumba. Warahagurishije naho. Cyangwa warahaguze. Shadana ubwo bwenge wabuvada. Jewe ahubwo mureke mbahe akaganiro wano gaho dutera izo stories ariko zitajya zishira. Na kantu k'insigamigani man. Mva kandi. Ariko umugani mumenye yuko ugana kariho. Ibyo kari by'abasaza. Cyo imigani gana kariho kajyahe. Nje ku myaka yanjye 40 sikona ngaho. Tumureke twumve. Turaburi. Kera habayeho umugabo n'umugore babyarana abana batatu. Arya nawikiriza umugani gaho komeza aho mushaka mu wekiriza kari insiga mugani katari umugani bisore banyasarye siko bavuga gose mu mugani dushaka guhinguka n'icyugo kamana tubwire numvise mu abana batatu natwe turi batatu wasanga ari okay wasanga ari nawe tubwire Dani ni papa noneho munyakazi wasanga ari papa tubwire mu rukundo goya noneho tubwire umukobwa yari yitwa Nzeyiki Nzeyiki abahungu babiri umwe yari yitwa Karera undi yitwa Karenga. Noneho bari abahigi kera umurimo wari ubatunze wari uwo guhiga. Noneho umukobwa yari mutoya birumvikana ababyeyi bari bafite amasambu kure bakajya guhinga bakabwira umukobwa ngo abagemurire bibaho umukobwa gateka akagemura burya n'inyamaswa zigira amapfa mwari mubizi amapfa yigeze gutera mu bihe bya kera niko tubyumva mu bitabo birasonza ndabyumvikana kugira ngo haje mu Rwanda haje kuza inzara ngo nyina ahantu hose imvura irabura mu gihugu ku buryo inyamaswa zazamukaga mu ngo zikaza kurebe mu baturage ko hari ibyo zabona. Noneho rero uwo mwana ibyo yahuye nabyo igisimba caragiye. Noneho kera urabizi ibihaza simwa mubizi ibihaza biriya basigaye babyita bingana n'urubuto inuze babyita bingana n'urubuto ndabizi Sigaye babyita inyorosha mabuno muri uyu muzi sigaye babyita ko mbijya buriya nanjye amabuno ngo ni nkomanyari ntago nkibiri ibyo ni iby'abagore ni nkomanyari. Noneho biza kuca ibihaza biraza bigeze kuri rwa rugo muraho Nzeyiki n'ubwoba bwinshi yego ati se ntako mwaduha ati mwaza tukaba ati se none witwa nde nitwa Nzeyiki
benze iki utetse iki abanze iki etse amahunge mayagira yanga gushya nkaryama nyakugira imana ye ngaho nkorera muse ngwino wirire nyakugira imana ye ngozane ibikoko n'ibitara nzeye iki n'ubwoba bwinshi urumva uwo mwana ntawe ari weho urwo runtu rungana gutyo rwari urusimba runini inyamaswa iteye ubwoba muri iki gihe ni iyihera bayita tayiga cyangwa intare igisamago cyangwa intare cyangwa ingwe ubwo se twavuga ariko igisamago umenya aricyo kirenze igisamago nicyo kibi uko byagenda kose igiteye ubwoba nicyo mwahuye ubwo tubwire ikibazo naho inyamaswa nahuye nayo ikaze yari ifite urutwe cyangwa ni jyewe umuntu uzana imigani akazanamo ibintu by'ubunyamaswa turi abantu kayisha nese nturi ikinyamaswa ariko ubundi bacumugana inyamaswa mbi n'umuntu sibyo ko bacumugana ngaho ukomeza inyamaswa mbi n'umuntu ariko nogera urwo rukanda rumena mura basi sorry ngaho ukomeza sorry ni ibiki ngaho ukomeza noneho aragenda azana inkoko intara cya gisimba yewe nagihaga abantu nibo bagome ariko n'inyamaswa nabyo ni ibigomemwa kizana bya bindi byose kibimenaho kiragenda kigaburira ibyana byayo ariko kihanangizanyize iki ati nzeye iki uzamvuga kumano nzakujya kumano uzamvuga nijoro nzakujya nijoro mu gihe cyose uzamvugira sha nanye niho nzakorera nyine niwo munsi kizata kitwiye kabisa ubundi cyaryaga ibihaza n'ibishyimbo ubwo babahungu baje ntibabwiriwe aba batungwaga n'inyamaswa zo mu gasozi ahubwo ababyeyi nibo bapfiriye reka turangize inze iyo kivamo niho ubwo cyari kwizihiza noheli cyangwa bonani kikajya kuri busheri hajya ngaho tubwire noneho hasize iminsi ariko igisimba kiri kubigenza ariko akana karishwe n'inkoni ni ibintu byumvikana nimwakwigwa muri abaza ngo yagiha ibiryo hanyuma bakaza bakagikubita kakana huzu karayijya birababaza twe nuko asigaye icyo abonye inkoni zimwishe ati rero mureke n'ubundi ndabibabwiye nimvuga ku manywa kizajya kuma n'ubundi ni akazi kanjye wenda kizajya mu wundi mubireba nuko asigaye ababyeyi ati nta kibazo twebwe turatuza kurwanirira iyo nkuru ko numva iteye ubwoba kizarya ikintu ni igiti kizakurya si igisimba sinumvise avuga ko musa gifite urutwe nk'urwo yego kizaba ari ikinyamahanga muteye kunca mu ijambo ngaho ukomeza noneho mushiki wacu kigiye kumurya nzeye kimwihorera aratukomereza ababyeyi nabo barinira bavuga ati iki gishenzi gishaka kutwicisha inzara kikaduhahamurira n'umwana umupapa n'umumama bajya inama ariko umupapa nawe hose yari yayiriye noneho urabizi umugabo ni ujya aho rukomeye ariko yanze kuhajya yari yabaye ubwoba muri makeya hari igihe umuntu agira ubwoba no kwinyarira akinyarira noneho bagwana umugore atinda ajya mu nzu nini weho kubera yuko uri umunyambaraga urajya mu gikoni umugabo ati uzabaze ati ahubwo wowe ufata ishoka n'umupanga n'umuheto ujye hejuru muri parafo y'igikoni nanjye ndategera mu nzu umugore kubera yuko abagore basanzwe bagira impuhwe za kibyeri ahita ajya mu gikoni arema arisheta ajya mu gikoni none hagezemo biramucanga igisimba kiba kiraje ariko nyuma mbere yaho hari agasimba kari kadaze karishwe n'inzara kabuze ibyo kurya karaza kakatoragura nk'iriya nka kwa kundi hari inkoko ziba zarashiritse ubwoba n'izindi ziba zifite ubwoba imwe igatoragura aha indi ikajya gutoragura nk'iriya
ku buryo iyo nkoko kuyiba bigoye, hari n'izindi bafata byoroshye. Nyako kari kagize ubwoba, igisimba kigaye, none se kuri hano reka ati hariya nabonyeho ikintu ushaka kunyibamwa. icyo ni igisambo ugumye ukirinda na fone yanjye yafone ntuze yafone nari mfite yamenetse icyo cyayi iyi ngo maze nawe telefone yari yaramenetse yose baguhagaye. uyu umuntu wiwe yamenetse urabona amafaranga. none se umufuka wanjye wari ushaka tubwire story mwana turangize turimo twifite izindi gahunda. icara ureze umufuka gutyo kugira ngo nakukora aho ngoti yase yarayireka ngaho. noneho kagasimba kaba karavuze ati hari ikintu naho ico gisimba benze iki aho ni wane sijano oya ntabwo naguteye ijyano none se ngo cyane iki araririmba n'imbwa ya dawe kiriya se n'amaguru yayo zayi iki nibyo gahoreramo akakoramo akajugunya kigatoragura cya gisimba rero ko kakanyamaswa katagira ubwoba ngo kishwe n'umututizi, cya gisimba kisirika ubwoba cyakigiye gufata ibyo kurya. Wa mugabo n'ubwoba bwinshi arahubuka abakubise kagasimba gatoya ikintu cyicumagwa Paul naringize ngo nico narimvuze nuko inkuru itangiye urashaka kunyica. oya naringize ngo ni tubwire ihanga ntacyo tubwire nuko asigaye kagasimba n'intege nkeya kaba kabandagaye hasi. nuko cya gisimba kiba kigize ubwoba nacyo kigiye kwiruka kiba amahano hadati sorry oya imikino nk'iyo mani ntabwo ariyo witonde icyo yakumara mu mwuka uwo ni umugani cyane igishaka oya kwica abantu wowe nimba ariyo nkuru nayirangiza agende kubabwira ngaho ntari bitubwira byagenze bite. nuko asigaye cyarangije wa mu mama nawe yagikubise nyine nari nikanze arico ndi kukubita nuko watwerekaga uburyo yagikubitaga. nuko asigaye kiba kibandagaye aho ngaho kigiye kuzuka ngo kiruke bagihwanyije kiba kirapfuye. Cyarapfuye urishoka ko cyapfuye cyarapfuye icyo gikoko cyarapfuye. Dani kare ko wambwiye ko atangiye umbwira kanisiga migani icyo gikoko cyabaga muri aka karere cyangwa se hari ahandi wenda ahantu cyabaga hari mu karere ka Gisagara aka turimo hajya none muri Gisagara muri Gisagara aka turimo umudugudu akagari cyera na midugudu yabaga ajya habaga mu cyahoze ari prefecture muzahoze ari Gisagara muri commune commune ni ya Duwani ariko byarangiye gipfuye birashoboka ko cyara ariko cyarapfuye reka njye kunyara ariko reka nkubwire igikoko nashaka ko kitapfa ngo Dani urishuka ko cyapfuye Dani urabizi neza ko cyapfuye umva nkubwire icyo gikoko ni ukuri kw'Imana je uko wakimbwiye sibyo numvise ko hari kizenguruka naha muri no karitsiye kirahari ntaho cyagiye none se nticyari kinini siko ushaka kuvuga nticyari kinini sibyo nticyari kinini uzi ipfufu gifite ni iki ngiki